ariko amenya uburakari bw'abakuru utarabumenya neza nawe. Izo nkuru sinshaka kuzumva kuko nigiye no kuri toilette. Ntabwo ushaka kuzumva. Naturaguye n'umuntu njyewe. Nane ko numva ngo bajyana ibara rimwe. Umva neza ko bajyana ibara rimwe. Kuko mwese muza munyita umupfumu ubu ntabwo murasobanukirwa ko ndi umuganga. Yega mupfumu. Mbwira bimeze gute se? Nari nyuze hano rero ngo ngusuhuze menye n'amakuru yawe. Yego. Reka twaraburanye ntiwamenya kugikora mu amakuru yanjye se ka wikwivuvunika amakuru yanjye hora ari meza n'ubu nakuzimanira wozo ukabona ibintu bari muzungu iwanjye ibintu bihora ari muzungu wakira kudasomye hose oya abakuru barambujije burabituma iyo nsomyeho nabikora neza ruzungu ariko soma nta kibazo ugira wowe wakwigira problem imyaka tubanye wigira wase wose umumbwira ukuntu bimeze ubu byumva utemuyobozi abakuru sahani ni baba bagutegetse ariko nago wagira ikibazo imyaka tubanye twasangiye byinshi birenze ibyo ngibyo wose twe turabakirisitu ntagibi ahubwo se muga ushaka kumbwira ko utarasoma ho muri abakirisitu se koko ngasoma oya nasomyeho ahubwo bigira ibanga nayo ndi kukubaza yego rata weho abaturage uri kubavura neza bigakunda mu jewe nanga umuti w'umwimerere busibye byabanze bavuga ngo ndi umupfumu nge nago ndi umupfumu subaka kanya wabunyibagiwe aho ugiriye ku buyobozi akakanyuranyibagiwe umuti wanje ni nka kera nanga umuti bakavuga ati ni ruzungu ahubwo none njya biyanze nyine kwa system ubwenge no kububyaza umusaruro biremera cyane sava nanjye rero mbanyuze hango nkusuhuze menye ubu hari byo numvise ariko utari gusoma soma ndakwana kandi ese waranje gushaka icyangombwa cy'abavuzi gakondo bikona ku giti cyabo kera erega ngendo hari ukuntu mbigenza kwa system buri ufite umuti unyura no mu nzira zihuse cyane niyo mpamvu ubona umuntu wese nahaye umuti akoraho rikaka naribi nanga umuti ukazanga ibintu ruzungu uziko hari n'abantu njya noragura mu mazi ugasanga nzanahembesha ngiye ahubwo nkora akazi gakomeye cyane naturaguye n'umuntu njyewe ku mbaraga zanjye ndamuzamura bari mu nzu kwa system kwasanga ari umuturage wanje yaba witonze gatoya gusa kugira ngo tuzagabane umushahara munyereke turebe ariko muyobozi nawe ugira story ubwo urumva nge nahita mukwereka narabaza abakuru ngo babinyemerere neza uragira ngo banere njonogo reka da ngomba kuba nitonze nako nahita mukwereka buretse gatoya abakuru nibabikwemera ariko uzamutwereke hari gihe wasanga ari umuturage wacu ndabaza vuba nagura vunika nago ndatuma ubitekerezaho cyane ndababaza vuba none nanye nk'igisubizo vuba akose ubu ni mama mura igihe nabikubwiriye urukumbwa ngo ugiye kuja mu bayobozi ngo ibiki n'ibiki tuje kwa mupfumu ubu kibazo cyamura kitarakemutse utaramenya ahari ukamenya uwo murambo aho bawushinguye cyangwa niba kiri muzima ukabimenya sibyo se sha nyine nge nararangaye nakuze ubujiji ndarangara iyo mbimenya nkahita njyayo so ubundi hari harimo nkokosha harimo inkoko nayo kayimushirisha rero kumwana wanjye mu hari umukecuru twaganiye tumaje kuganira arambwira ati nyamara intsinzi uzayibonera ku mupfumu nibwo uzamyana umwana wawe aherereye atukajyana inkoko atukajyana inkoko ndayifite umudo umva sha itavuga irimo yabaye ubwo ni ibara unazanye ntago ari ibara rimwe oya nukuri turebe mfasha zana ngufasha nane ko numva ngo bajyana ibara rimwe nanjye nari nzi ko bajyana ibara rimwe ariko nayibuza byancanze mukore ifite amabara menshi iyi ngiyi se bazayemera amareba ndebera ubu sirakora umuti urakora wendebera shama ndebera nk'umurize sha mva nkubwire rero ngiye kugira inama kandi itari inkecuru njyewe kamwereke ubundi natwe riganga ngo yabapfumu fasha mwereke tuyisubizemo umva inama ngiye kukugira itari inkecuru tugiye kunyura kwa wa muhungu usiga amarangi sasa arahita dusigira ibara rimwe ashize umweru ikagenda ibara umweru kumva umuturakora umva urakora shira masha tujya ko yisegesha shara bajya badukururira natwe umutukure mu bye ku mwana wanje namuburusha ko wajyoreka ko ugera wageze ntago mfite agahinda ariko ceceka mupfumu arakora umuti icyonzi cyo none ko nsigaye ncuruza bikagenda kete hano bitari byajyamo neza ariko nabyo biraza arabikora tugende gusa wowe tubanze twirukanye baje gusigira
iyo nkoko irangi namara kwisiga irangi turagenda twamwemeje. nabonye inkoko imeze Aba gutya twamwemeje. arinde ariko se we ariwo wabona urwo rukoko rumeze gutya iyo nyama imeze gutya ukayanga ngo Numva turagende ni ukuri tugenda. ariko ketse mbona wagira ngo ufite ikibazo usigaye wirirwa ukonjera nk'iki gipira uba wambaye izuba riri kuva akantu karakoma nkabona ugiye kwihisha bimeze bite ko utamwana n'umusaza wawe Keve nsigaye numva nakwitoriza nyine wakwitoreza ariko se Keve muramwumvira ngo nitonde none ndabikoze none ngo nabaye iki witonde kwitonda gusa Ketse, nsigaye narisubiye uri mushiki wanjye ndakuzi kwitonda kwawe bishobora kuba bifite icyo bishingiyeho ntabwo ari gusa Yeah, ntabwo mushyira amakinga ketse rega nkuzi neza ni musaza wawe mukuru ubwo rero ntabwo mbishyira amakenga ketse ndabona ibyo muri iyi minsi hari impinduka nyinshi mbona umunsi ku wundi kandi nabigenzuye nibyo nasanze ibyo nari ndimo ntacyo byamugezaho nanjye nitonda nyine yaba ari amahire ketse yaba ari amahire ariko nubwo nari kubyizera neza ahubwo se amakuru ahari wowe warayamenye makuru murandamutse mukweretse namanje kubaza abakuru nubwo uri inshuti yanjye ariko amenya uburakari bw'abakuru utarabumenya neza ntabwo ubuzi ujya ubyumva kuri radio bahita baminaga bansinda ahangaha bagomba kumanza nkitonda nkababaza noneho nkakora ibyo bambwiye ko naho kwemera byo urabizi ndakwemera ntukagira ikibazo nzabigukorera vuba nabi ariko se muyobozi ko kubyina ari ugusimbuka izo nkunga muhora mutwemereza abantu bikorera ku giti cyacu uzitangeraho zihera mu yahe mavene nsobanura ariko ntabwo ari ugukwinjirira no kugira nyine nawe ujye nyibiri banga guso wamvamo gucyo gusa cyenyenge leta hari ibintu igenda ishyiraho by'abikorera bitewe n'ibihembo n'ubudashyikirwa bagiye bagaragaza iyo niyo mpamvu nawe nari nyuze ngo menye ngo ese ufasha abaturage nk'ubwo uravuze uti natoraguye umuntu icyo nacyo ni igikorwa cy'indashyikirwa ni umugaragaza ukamutwereka ukavuga uti uyu muntu namurohoye aha byagenze gucya nacyo ni igikorwa cy'ubudashyikirwa uzabukoze kandi dushobora kuzakora ibyo byose nimba mbyujuje iyo mfashanyo nawe ubutaha ni ibyo tuzabaza nawe ukazaza ku rutonde rw'abo bagenerwabikorwa tuzafasha noneho rero sasa kubona n'ubundi narinyuza aha uranahaze nabibonye n'ubundi museko muyihaye narinyuza kandi urakoze yego menye n'amakuru uko umezerega nawe uri umuturage wacu nubwo uba uri muganga wikorera ku giti cyawe ariko ubukwe no kugenda kuri gahunda za leta ni ngombwa mbikora neza 100% kereka ahageze nyine reka ngende rero no kukwicira akazi ubwo ngubwo ariko muganga yego amakuru y'uwo muntu umuntu uvuze ufite abo bakuru ubabaze hakiri vuba kugira ngo natwe tumenye uko dutanga raporo kuko amakuru y'umuntu turayakeneye ndabigukorera vuba bigire vuba abo bakuru babaze vuba amakuru y'uwo muntu ndayakeneye ndabigukorera vuba vuba nugira ikibazo sawa akazi keza sawa muyobozi vuba se boro mba mbitse barayizi bihanganye ntabwo ujya umenya amakuru ubu ntabwo uzi ko kwa mama mura havutse ikibazo gikomeye gihangayikishije inshuti kwa mama mura nusi ntabwo uzi ko muraba ntabwo uzi ko muraba mutari mu mazi niba baramuroshye ngo niba baramutereye mu mazi ntabwo mbizi ngo ajye gukina urusimbi na n'ubu umurambo barawubuze n'ukuntu uzi ukuntu mura iwaba ari inshuti zacu yari mura ngo bamutaye mu mazi none si baramubonye kuko n'umurambo barawubuze none si mana yanjye ntabwo n'agahinda mfite mu mutima igamana n'ukuntu yari umujama wanjye urabizi ko bimbabaje se none ase ubundi nibwo babimenya igihe ibintu bimaze barashakije batangaza kuri radiyo aha birirwa bavuga ubwa mbere ni uko nyine nabyumva umva Keve izo nkuru sinshaka kuzumva kuko nigiye no kuri toilette ntabwo ushaka kuzumva kubera icyo udashaka kuzumva ketse ketsiya ntabwo mushyira amakenga ibi bintu ashobora kuba abizi none se ko afashwe n'ubwoba agatitira arirukanse ariko se ketsiya ni ikirara ariko ntabwo yakwica umuntu ariko ibi bintu ndaza bikurikire yishema akantu
karibu tambuka bimeze gute waramutse umupfu ariko ko mwese muza munyita umupfumu ubu ntabwo murasobanukirwa ko ndi umuganga ibyo ni ndibabwira ntabwo nari nzi ko uri umuganga ndi umuganga njye ndi umuganga ariko ndi kubona usa nk'ufite ubwenge bwinshi aka kantu uzawitwara nta gake ngo bikaba bimeze gute ngaho mbwira bikaba byifashe gute nyine yego harega muganga bari bakundangiye yuko urakemura ibibazo byanjye ayo makuru yakugezeho ko ndi umuhanga bambwiye ko uri umuhanga cyane ngaho rero umufuragiro aba ari imbere cyane wakagombye kuba waje wabitwaje katurebe ni ibara rimwe babikubwiye ko ari ibara rigomba kunzanira bazana turebe katurebe ni umweru si bakubwiye ko nyine uyu mweru ni umweru nayizanye ni umweru uri umuhanga kwera umuhanga cyane ubu bwenge bwose uzabuburane ariko gafite n'ibiro nkurikije ibintu uzanye ahangaha rero n'uburyo uje weho ndabona ni umweru nawe ubonye we ibibazo byawe bigiye guhita bikemuka kandi regite vuba vuba ufite ubwenge birahita bikemuka ntugire ikibazo kanze manze mbihe umugisha mbaze n'abakuru numve ndakubwira birabinsaba kumanza kubikora neza nitonze wowe biraza gukemuka ntugire ikibazo ndagukorera umuti ariko hano hari ukuntu mbigenza nkamanza nkareba neza sibakubwiye ko ndi umuhanga kanze ndebe ndakubwira mba mfite umuti w'ubwoko bwose yego ari byo ndikubona ariko biransaba no kumanza kukubaza ngaho mbwira ngo ikibazo ganga yego ni ikibazo cy'umwana wanjye nabuze bamutaye mu ruzi n'uwawe n'uwawe mwana bataye mu ruzi n'uwawe n'uwawe muretse gatoya ndakwereka ukuntu biragenda ariko wageze no mu buyobozi urababwiye narababwiye abayobozi ngo iki